uvuze no accountant wavuze accountant ngo ndetse accountant amenye gute aka ndatekezamo karate ku Rwanda gutyo ngira ngo uyungu accountant bisobanura accountant ni akantu ni kwa kundi ujyana prudence ariko ukagerageza kwirinda ko hari umuntu uyibona ukajyana mu ikofi ku buryo uhuye na nyambabara tuvuga yo nduhuye na Kamariza cyangwa se wenda Kamariza se n'wagane ni muri za ndaza za gashyeke yego ntago bagukubitiye ku ishuri ryo konda hariya mu mapadiri akonzo vayureka kubeshya abanyarwanda kiba gifite amenyo mabi kiba cyashinyika buri munsi wawe zaje ko wagabanyije amamesa ko aje ahubwo wega gerageza kugabanya zaje mama wanjye se mwahuriye akomwanya mwisogeze mu ishuri wari wakangaye uwa gatatu reka nzovu yabaga wa nyuma mama we yarabimbwiye twaraganiriye wabaga wa nyuma ntago yangoraga kukubita buri munsi ijoro n'amanywa Asante sana, reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza. Niba ukunda Wisdom TV Rwanda, niba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ugakunda Wisdom TV Rwanda, warakoze gukora subscribe. Ndi muzima ngenda n'agakingirizo mu isoko mba ngafite mu rusengero mba ngafite mu masengesho kwa kuri dufite amasengesho yo kwiriza nago nambuza agakingirizo none isomo ryo mu biramba ndihagaze cyo nkuko gusomera muri nko mu Befeso umurongo uvuga ngo kiko byagucanze ko itabe ryishwe nk'umuzimu wowe reba nk'utize nta wazi G Taff intumwa zari zingaye intumwa zari 400 za Yesu bura Yesu umuntu wese abwiraga ati nkurikira akamukurikiraga yabaga baye intumwa ako yusigenga ya Yesu natubwira ngenda hasobanura neza umuhungu ngenzi 200 yo muri Bibiliya buri hari umurongo nakunze cyane uvuga ngo kubw'inte yacu yatunaniye tumwe gakeya arundi murongo uvuga ngo kuba witeka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka iryo jambo rebo kuvuga rijyanye n'ubusinzi reka mbabwira ijambo ryanyabyo ngo kuba witeka niko kujijuka nase ko byari byagucanze ko byari byagucanze wanjije ko byari byagucanze wowe uramajizi kansindisha wa musinzi reka mvuga undi murongo wa kabiri hari umugore wari umusambanyi cyane unyumvire nawe atangiye kuvuga ko noneho abandi bagore barasakuza ngo mwami ngo tubabara ngo tumutera mu buyapfe Yesu burangiye namubara ko Yesu yari umuniga yari Yesu ababwira ngo utarabikoze muri mwebwe namutera amabuye kila paka sirila babasa uwo mugore yitwaga uwo mugore bamwitaga Chantal bakasirila babasa Chantal yakuza uwo mugore yari nyoko byokura benshi wakinwe izo nizishye bazagufasha wakinwe tuzajya mu ijuru kureba bariyo amwijuru kureba bite n'abademoni afite iyo ndimbo ndayiririmba akahita acumba umuriro komeza uyirangize nanjye ndaririmba izongera ikora n'ibindi we izongera ibahingira itabi izongera ikora n'ibindi we izatuma mwiba amakofi urakajya Nyabugogo
iyo mana dusengira komeye imana itabura guseruka ubawe izashize bazagufashe imana itabura amasengesho imana itabura ikofi imana itabura guseruka mbona Yesu yari umuniga Yesu yari iniga yakundaga kujya muri legalize agafata ba Petero ndetse bose akabajyana Nzovu nawe uwo mugore wamwibagiwe Yesu yagiriye imbabazi bamwita ntuza Magadalena aya ntago ari Magadalena ahubwo Magadalena cyangwa kujya kuvuga ko Magadalena kangwe wanjije yego Magadalena ashaka ko ari wa wundi wabonye Yesu azuka igituru kingotse kandi kuko niwe mugore wa mbere wabonye Yesu avuka aragenda abwira Magadalena nawe niwe muntu waririye Yesu Yesu arimo gukubitwa ku musaraba Magadalena yiciye Yesu wakintu reka tuvugishe ukuri Yesu cyane Yesu yarababaye Yesu yarababaye wamugambaniye G Taff reka Yesu yari G yanjye urumva mana ahubwo Yesu muri za ntumwa 12 nturi Yuda njyewe ureba nka Yuda ahubwo rero mu gutizera Imana ndayizera ntago yizera rwose ahubwo nese umuntu Yesu yabwiye ati ura isaki itabikora nyakana gatatu yari Petero yari Petero yagiye kuva kare Habimana ni Petero umva man Petero abantu bajya gushinja ko nta kintu mu gihe akarotazi byose mubizi ega burya umugabo n'uwirwanaho ereka inzovu buriya no mu ishuri hari ukuntu bavuga ngo bakaguha ibibazo hari ibibazo bikomeye n'ibyoroshye niba hari ukuntu kandi bavuga ngo iki kizamini barakwambura urupapuro mu minota 30 hari ukuntu watindaga kuri cya kibazo gikomeye bakakwambura urupapuro nta na kimwe ushubije sibyo wabanzaga kubyoroshya ukabikora noneho nyuma byandi byose babirangiza ugatangira kujya ku byandi bikomeye nibura bakabikwambura uza kubona amanota yo kuri byandi byoroshye ako mwanya mwiza wageze mu ishuri wari wakangaye uwa gatatu reka nzovu yabaga uwa nyuma mama we yarabimbwiye twaraganiriye wabaga uwa nyuma ntabwo yakoraga gukubita buri munsi ijoro n'amanywa ntabwo bagukubitiye ku ishuri Gikondo hariya mu mapadiri ako nzovu reka kubeshya abanyarwanda kiba gifite amenyo mabi kiba cyashinyika buri munsi ko wagabanyije amamesa ko waje ahubwo we gerageza kugabanya zaje mama wanjye se mwahuriye ntabwo twahuriye mu gashyekero se mama wanjye mama wawe nyine noneho ari muri ba bandi uramutse ugezeyo bahita baguhemukira nawe waramwambuye se mama we ntabwo nabwo nundekure mana we umwanya mubi wagize wari wakangaye uwa 18 ngeze mu mwaka wa 8 kuwa 8 wari ukomeye twigagarije bure inganya gaciro uyu umubwiye ngo resebre se sibyo abantu bigaga ibintu bijyanye n'ububaje nongeye kuba ko nize no kubumba amatafari bavuze construction bavuze ko umuntu yize construction no kuvuga ngo ni indwara ijyanye n'agakanzu kwa kundi umuntu abarwaye indwara nyine ebana ngo yagize atarwaye construction ni indwara yifata mu mara iyo utariye agapapayi ntabwo ubasha kwituma ariko kwituma n'umuntu w'umugabo barakwina bafata umuti bita umubirizi bagakubitamo ikibonobono n'agahera kaba gafite noneho bagakura wa mubirizi bagahita bakujomba mu kibuno unya nk'agacano kuri kwima bavuze no constipation nese se ndwara ahubwo wituma muri gushyiramo wakintu construction na constipation ngo iki construction ni iki ni societe yubaka imihanda construction ni indwara y'agakanzu kwa kuri umuntu arwaye diare yamusengeje yanamo iyo bavuze no tourisme bavuze tourisme bazi uyu muswa kuko ngenda kizi tourisme ni ukuvuga ngo ni ariko njye mvuye mu cyaro manura bamanura gute cyangwa barazamura
tourism ni ukuvuga ngo ni umushoferi babigisha gutwara nyine ati kwa kundi bamwigisha kuzenguruka imihanda bamwigisha ukuntu yajya nyine ajya aca mu mapolisi akareba ukuntu aca kwa kundi umugenzi yaciye ukuntu wagabanyije ibintu by'ubujura ahubwo so ugasubiza ikibazo ko bakikubajije na tourism mwihanda umushoferi ngo akati mukayinja mu muhanda tourism ngiye nabijyanye n'ubukerarugendo ni kwa kundi ba mukerarugendo bashaka kuva muri Amerika bakavuga iti tugiye muri parike cyaba kageza Sodoma hariya mu Kagera tugiye muri Gishwati tugiye muri Nyungwe nahara mu migisha badusigira amadovize none yo bavuze no accountant reka nibaze uyu nguyu amadovize ni iki amadovize ni ihene ziba zivuye mu cyaro zije gufasha abaturage seka ubu yagusekesha uyu nguyu amadovize ni igihe abakerarugendo baza gusura za pariki bakatuzana amadolari amayero ibiki n'ibiki none bavuze no accountant wavuze accountant ubwo ndetse accountant amenye gute aka ndatekerezamo karate ku Rwanda gutyo ngira ngo uyu ngo accountant bisobanura accountant ni akantu ni kwa kundi ujyana prudence ariko ukagerageza kwirinda ko hari umuntu uyibona ukajyana mu ikofi ku buryo uhuye na nyambabara tuvuga yo nduhuye na Kamariza cyangwa se wenda Kamariza se n'wagane ni muri za ndaza za gashyeke ngiye ngona n'indazi zishaje cyane ntabwo ngona zakutse amenyo babanti baba urumva accountant ngo nabisobanura wowe wigize nacyo ngo nabisobanura nanjye ntabyo nzi ibyo ngibyo akanje mvuze karate harimo inyuguti ya karate se ni ibiki ako bamwe ibiki ngo karate bavuze accountancy bazinjije accountancy ni nko kuvuga ngo ushaka kubyara umwana ukamwita accountancy ukavuga ati ngiye papa accountancy ye cyama accountancy ukamwita mama mbyirire se babyita kuko nk'ubwo uri papa mbyirire ubwo umwana we wamwita mbyirire kuko uwo mwana yagiye nko mu shuri akava ngo tuye guhamagara umwana witwa mbyirire uwo mwana jyajya gira gisebo nuda yita umwana azana kwanga kuzana duvuye kandi inshuti ye wibuka ko Debeni yakuremeye ngo nutarimba indirimbo ye okay mu bahanzi inshuti yawe ni iyi umuhanzi je mfite wa muhanzi bita inshuti yawe utazi indirimbo ye amarangamutima yawe ni yabizi muzozi zawe niho zibera iyo sesi ya Debeni afatanyije habonekamo na Meddy reka ahubwo hari harimo wa munyamakuru nuza harimo umunyamakuru bitaga nuza MIP zo men MIP suramuzi wanyweza mukaro wakine zakwishe nese ndi mungirimo Medinande ngo na Debenira Medina Debeni se babiririmba bati ngo yibaze amarangamutima yanjye ni yabizi iyo ndirimbo niyo muhanzi bita Deben ni indirimbo nakunze kera ndi umwana muto bayita I'm in love ya Nzovu rego uyu nguyu ni inzovu nyine ako ubundi inzovu zigira ubwenge I'm in love no kuvuga ngo nzabo mbone gusuza Deben ndamukunda Deben buri munsi anampostinga Deben muri Just Comedy ya my telefone abavuga ngo narayigurishije ngo nayijyanye mu ndaya umundangamirwa ariko ntukajya uzisebya ababita indangamirwa wakintu we numva abanyamakuru amagambo abavamo nyuma y'iminsi 2 iyo telefone ndayibereka mbangira ngo bamwe mwaravuze ngo iyo telefone ya Deben wagurisha umuhungu yanywesheje ibinini yarirwaye isurani iyo telefone ya Deben yamaye n'amazi ibinini babinywesha amazi sibyo yo Aminavu uvuga nzagukunda kira cyane hashize nk'imyaka 70 hazabaho reki ibihumbi ijambo ryerirarema nukuvuga nyine abavuga ngo azamukunda ngiye mbane nkwa mukaro bro ariko wambabariye ukavanamo ibi binete byawe ukereka abakunzi bacu betse
nawe usamuza tugiye utazivuna kurangiza iki kiganiro. yego Urangiza ikiganiro umeze gutya imbere akamera. ntwari wasisi Inshuti zanjye birangiye mberetse amaso ya G Taff. Murebe itebe ryaramu ibyo njya mvuga kuri social media itebe ryaramu maso. Wavuze Taff, wavuze iki? Taff no mutafu geke no mutafu w'umuniga no mutafu sa nkugena nk'iniga turebe uvunika turebe ntabwo ndiniga bro. Imyaka yanjye ngezemo mfite imyaka 52 ntabwo nagenda ingendo nk'ibisambo. Iyo ngenda nk'umupapa ufite Sandrine ufite Elisa ufite Elia ufite n'umunyamakuru bita Irene. Irene se niwe papa wawe niwe mama wawe. Ubupfura bwanjye yitwa Irene. Ese namfite abana bane ntago meze nk'inyagasozi itajyana n'umwana n'umwe. We bakwita papa mbyirira. Njyewe waruze ko ndi papa Jeze wa Kino. Jeze we? Wa umuhanzi wo muri Amerika. Jeff Tumupeti yitwa Kwizera Jeze wa Runowe. Kwizera urabyishe. Noneho mwajya n'umupeti wanjye wo mu jepe bamwita Kennedy. Ho! Urumviga mbavuze. Mbivuge? Yigo man. Aravuze ngo afite undi mwana ngo yikorera imifuka y'ibishyimbo 12. Nge ndavuze ngo no mujepe wa Kino we. Bifuka wewe wenyine. Sindi kumwe nawe. Yego uyu mwana akiri muto yarakura nago ubuze icyo azaba ashobora kuba no mujepe wa Rono. Imyaka 52 yawe. Iki wishimira wagezeho? Icyo nagezeho kujya mu ndangamirwa. Icyo nagezeho oya icyo nagezeho nishimira nuko ndi papa w'abana. Abana banjye baramamaga iti papa nagera mu rugo ngo papa buriya abana nubwo ntatunga amafaranga yandi bavuga ngo nubatse etaje nkabyara aho kugira ngo nzatunga amafaranga mbura abana nzagira abana mbura amafaranga. Cyoko Nzovu mu myaka wabayeho n'ubwo wari ufite ubu nibwo bwa mbere ugize ubwenge nidusohoka ndakugurira iki nasubangura biswi mbaye umwana ariko ibaza umusaza w'imyaka 52 umuguriye biswi. Ubuse biswi kwiriye nako byakubera ariko biswi niba intungamubiri hari biswi bitaga ntuza compacte ufataga ugafata nk'ukuntu banywa amata ukayikubita mu mata yishyushye ugasa nk'ubikubita gutya yetaga bihinduka serera. Wallahi no mu papa yarabijyaga gahiduka uruhinja wa Kino we. Buryo surya sirake. Ariko nanone ari papa cyaro umumere umwe yatekeye bicyo umwana umumere maze kubimaze gucya man rabigera bitiyo. Nana Nzovu birabafasha kabisa. Ubone se Nzovu bundi kare kose wajya ubinega wa Rono. Iki ni igihumyo. Nanomba iviye bare none. Reka mbabyize ukuri. Buriya biswi ni ikiribwa cyiza cyane. Uzi ko yusuye n'umuntu mageragere ufunzwe umusirikare ya biswi. Nzovu arangomye. Ngani mbona bayigisanze mbivanye. Akabiswi n'ikintu cye. Ubuse sinjye wabaye umuniga. Mwana reka mureke dusoze dukoze ikiganiro cyiza kinini. Niriye jambo abwira ngo yahindura ubuzima. Rihindura ubuzima ni ukudahemuka abantu bakahora bakwizera ukagabanya kwiba ibintu nk'ibyo ijambo ega buri utibye abantu iyo bakugira icyizere aho unyuze hose bakabita uriya muntu ni inyangamugayo sibyo iryo jambo ryaguhindura ubuzima yamana
ijambo ryahindura ubuzima abantu birinde kunywa amasukari menshi kuko muri minsi ya none hari indwara za kanseri indwara za diabete indwara zo kudakundana abantu birinde kunywa amasukari menshi ahubwo bagira urukundo rwinshi kandi abantu bitabire gukora cyane kuko isi ya none irasabwa kugira gute kugira ngo dukore nyine tugire icyo dukora tugire aho tuva tugire naho tugana hano iwacu dukeneye po iyi cyano mbabwira ngo hajya bakora ngo ni subscribe. Yes, subscribe. Cyane yitwa wisdom. Wisdom. Wisdom bisobanura kwishyira ukizana. Yeah. Okay, reka twisoreze. Yeah. Asante sana mwakoze kudukurikirana kwa natwe reka dusubire mu ganjye cyacu bita. Basure Freddy.